ati se byaba ko kari ukuri Alexander Isaac ntago yifuza kongerera gukina Newcastle niyo yaba adasohotse muri equipe ya Newcastle ntago yifuza kongera kuyikinira niyo yaba atagiye muri Liverpool nkuko abyifuza. Fabrizio Romano ati nibyo ibi nibyo arimo abwira ikipe ya Newcastle, niyo message rwose arimo abahereza ko yifuza kujya muri Liverpool, atifuza kongera na rimwe gukinira equipe ya Newcastle. Kandi iyi message yayibahaye kuva mu kwezi kwa karindwi. We niho ahagaze iyo niyo muri Newcastle bamwegereye bamusaba icyo yifuza. Ntago yigeze ajyana nabo muri pre-season mu mikino kwitegura championnat, ndetse yanababwiye yuko atiteguye kuba ari kumwe nabo mu mikino ya championnat yo kwitegura kuko adatekereza yuko bazaba bari kumwe muri championnat. Yamaze kwanga ko bagira ibiganiro bagirana inshuro zirenze 3 kurenye bamusaba ko bakicara bakaganira ku masezerano mashya, ariko yarabyanze mu byukuri kubera yuko arimo arabakanira ko yifuza kujya muri Liverpool. So ndizera yuko Liverpool nayo mu gihe Newcastle yabihinda ibitekerezo ikamushyira ku isoko, Liverpool iteguye kubishyiramo imbaraga nyinshi cyane. So ndatekereza yuko hari amahirwe menshi cyane ko Alexander Isaac azasinyira ikipe ya Liverpool. Sami, wowe bita Alexander Isaac ku mugano wa Fabrizio naye ndabona bishyira ko ari umukinnyi Newcastle sinzi ngo izakomeza gutsimbarara bingana gute, ariko umukinnyi akomeje kugaragaza ko yifuza equipe ya Liverpool. Ntacyo arimo arakora ibishoboka byose. N'inzu yabagamo yayivuyemo. Yego, nabonye ko na hano yabaga hari mu Newcastle. Yavuze ati inzu yanjye yo mu Biryogo by'Imasaka sinzongera kuyituramo rwose. Yabutse kuva gitifu dufitanye ibibazo nagiye n'umurenge wanyu sinzawugarukamo. Newcastle Alexander Isaac arimo arasunika, ariko na Newcastle nimworoheye kuko bava muri Aziya bateguye ibirori byo kwakira abakinnyi n'imiryango yabo. Yego, Alexander Isaac ntibamutumira. Oya, Eddie Howe yanze kumugarura muri groupe. Yaravuze ati mu gihe cyose oya uhereye no kuri equipe urumva hari ibirori byo gutangira saison bashaka kugutumira kuvuga tuzare na madamu n'abafamiliye n'iki byabaye kuri stade ya Newcastle. Ntabwo yigeze batumira Alexander Isaac, aramubwira ati we ntabwo oya komeza ube isolated kugeza ibintu byawe ubaye umwe muri twe. Abafana ba Newcastle bo banatanye no gutwika jerseys bavati niba atadushaka mu mureka soke muri equipe yacu n'ubundi ajeje ubundi saranishira kipe y'abafana gukanara kagira. Ushobora kwatsinda ibitego 5 bakuririmba, ariko byakwanga bahita bavuga ati sunduri Cedric uri Boko Tarabama uri onana ngo narunaka yaragiye dusigara turi meze neza nta kibazo. Ijya rero ko Alexander Isaac yakoze ibishoboka byose byereka ikipe katashaka kwaguma kandi garashaka Liverpool yonyine. Yaravuze ati ntagire n'indi muganira nayo na indi kipe shaka. Liverpool yashyizeho bid ya $115 z'amapaundi bari rejectinga, bababwira ko byibura make ya $150. Igitegerejwe inyuma yuko bakomeza kugenda basunika nuko Liverpool izagaruka ikaba yazamuna amafaranga ikamutwara, kuko bisa nkaho umubano wamaze kwangirika. Ntari gukora muri equipe ya mbere, umuntu tugeze kwa kabiri ataratangira kujya muri equipe ya mbere championnat muri weekend, ubwo no match muri weekend ntiyayikina. Cyo bisobanuye kuko hari imyitozo runaka asabwa kugira ngo akorere na equipe ajye kuri ku rwego ashobora kuba yajya kumwe na groupe ikina champion. Ijya rero Isaac we yavuze ko atazongera gukina Newcastle. Uyu munsi yafashe inzu ahamagara abakomisiyoneri avuga ati muze mukodesha inzu ngewe namaze kuyimukamo sinzongera kubana. Abafana ba Newcastle bakuvuga ati niba atadushaka ni mumurekure agende. Ikigaragara Newcastle izava kwizima kuko ntiwakinisha umuntu utagushaka. Na Eddie Howe yatangiye kwitekerereza izindi option. Ikibazo Newcastle nabo bayibenga buri kanya ugikomoza ku zindi option. Ndumva ari Fabrizio reka tubwire izo option ubundi muze mutusesengurira abantu twumve ninde wanyawe wasimbura Isaac. Ari option hano ngo ziri ku isoko, nabonye ari n'izina ryazamutse uyu munsi. Wa musore Rigana temera wabonye ko nawe Newcastle yabijemo Samo Morodion agaho reka ageho rwose Newcastle ibirimo cyane. Reka twumve Fabrizio Romano abanza tubwire ni bande barutaza muri Liverpool imitekereza ubundi ni bande bishoboka cyane. Ngo mani birashoboka cyane, reka ni watangira avuga Yohani Wissa
What's the latest on the likes of Johan Wissa or Samu or Nico Jackson? Which one of those names do you think is the most likely? Look, the most likely in this moment is Visa because it's probably the easier deal to do. So this negotiation with Brentford has not been easy, but it's still ongoing. But on player side, he's really pushing to go to Newcastle. And so I think this one has a very good chances to happen because the player really wants to go to Newcastle, despite some approaches also from Saudi. On Samu, many questions, but in this moment, I'm not sure Newcastle have already started a real negotiation for him. From what I'm hearing from Porto, they've not received any formal approach at this stage. So maybe discussing internally, it's quite obvious to discuss several names when it's 20 days to go to the end of the window. And so they need a striker, and Samu is one of the best around in terms of young strikers. But at the moment, no contact made with Porto yet. For Nicolas Jackson, it's different because Newcastle spoke to the representatives of the player several times. Nico would be really keen on a move to Newcastle. And so I think this one could be an opportunity for the final weeks because for Chelsea and Nico Jackson is over. And so the idea of the player is also to go. And in this case, Newcastle, I think, could appear in the next days. What's the latest on the likes of Johan Wissa or Samu or Nico Jackson? Which one of those names do you think is the most likely? Ben Jacobs yongera kutubariza Fabrizio Romano ati uratekereza Yohan Wissa, Sam Omorodion ndetse na Nicolas Jackson ninde uha amahirwe menshi ko yazajya muri ekipe ya Newcastle? Fabrizio Romano aratangira ati ndatekereza yuko Yohan Wissa ari we bishoboka cyane byaka kanya kuko ibiganiro bigeze kure cyane nubwo bitoroshye ariko bigeze kure cyane kuruta abandi bose ndetse no ku ruhande rw'umukinnyi arimo arasunika cyane kugira ngo ajye muri ekipe ya Newcastle. So ndatekereza ko ibingibi bifite amahirwe menshi yo kuba kuko umukinnyi ashaka kujya muri Newcastle binyuranye n'abandi bakinnyi Newcastle ibaza iminsi ishaka. Ibyavuzwe byo kujya muri Arabia Saudite kuri Yohan Wissa ibyo ngibyo mu byibagirwe ntago byakakanya bihari. Newcastle nanone birashoboka yuko ishobora kuba iri gutekereza kuri Sam Omorodion ariko FC Porto nta biganiro yari yagirana n'ikipe ya Newcastle ndiyewe nta sinya yari yabona ko Newcastle ishaka uyu rutayizamu wayo ariko mu gihe hasigaye iminsi 20 kipe ishaka rutayizamu idashaka umwe ahubwo ishaka babiri ni ngombwa yuko ndani muri ekipe batekereza ku mazina agiye atandukanye kuri ba rutayizamu kandi uyu musore n'umwe muri ba rutayizamu bato beza i Burayi bahagaze neza ariko Porto nta kintu irakira. Kuri Nicolas Jackson uyu we biratandukanye kuko Newcastle yaganiriye n'abamuhagarariye mu bihe bigiye bitandukanye kandi Nico Jackson yamaze kubabwira yuko rwose kujya muri ekipe ya Newcastle nta kibazo abifiteho kuko arifuza ahantu ajya akaba rutayizamu ugenderwaho. Nico Jackson muri Chelsea byamaze kurangira bamaze kumubwira yuko batakimukeneye bibaye ngombwa yashaka isoko rwose akaba yigendera. Newcastle rero mu minsi iri imbere ishobora kongera imbaraga cyane kuri Nicolas Jackson. Bose banenze icyemezo cy'uyu musore baravuga bati aho bigeze ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA rigomba gutora andi mategeko arengera amaklub. Ati biratangaje kubona umusore ufite amasezerano y'imyaka 3 avuga ko atazongera gukinira ekipe afitanye nayo amasezerano. Bakanavuga ko kumvikana kwa Alexander Isaac na Newcastle byakagombye kunyura mu buryo bwiza. Umusore agomba gupresenta projet yiwe ikipe ya Newcastle akayereka impamvu agomba gusohoka muri Newcastle ndetse na Newcastle ikabiha umugisha ikamurekura akagenda. Atariko ni umukozi wa Newcastle wamaze gutakazi kandi Newcastle dafite itegeko rirengera mu buryo bwo guhana uyu musore bita Alexander Isaac. Aho bigeze ndabona baye barihima bamujinya gusa bene uru rugamba hari igihe rushobora kurangira ikipe ya Newcastle yarutsinzwe. Muri iyi minsi isigaye isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi bishobora kurangira Newcastle rutsinzwe ikamurekura akagenda. Uko nanone ibyo yakora ibyo ari byo byose harimo n'agaciro k'amafaranga kandi atari makeya. Ibyago umuhungu yagize nawe birakomeye ubwe ku giti cye kuko ikibazo ni Newcastle ifite wacyumva nk'ikipe ishaka kwiyubaka no guhatana muri Premier League ndetse no muri Champions League yabuze umusimbura mbere na mbere. Umuntu waza gusimbura uyu mugabo witwa Alexander Isaac
ibimenyetso bigakomeza kwerekana ko muri Liverpool bashaka umwataka. Twabonye televiziyo ya Virgil van Dijk, kapiteni Virgil van Dijk avuga ngo dukeneye undi muntu wo kuza mu busatirizi. Nabonaga kare bavuga ko Slot yamenyesheje mu agent wa Chiesa ko nawe akimukeneye kubera ko yatakaje umusore witwa Luis Diaz wagiye. Bigaragara ko mu gice cy'ubusatirizi kwa Liverpool agikenewemo umuntu. Isaac yagaragaje ubushake no gushaka korohereza Liverpool kuyijyamo kuko iyo umukinnyi amaze guhakanira ikipe asanzwe akinira akava mu myitozo akagenda akagaruka agasanga ikipe nayo yafashe izindi ngamba rimwe na rimwe zidahita zimufata ngo cira ninde ukuvuze nkubite, bisa nkaho habayemo noneho guhangana mu buryo bweruye. Ariko reka tubitware muri ubu buryo. Alexander Isaac ni umukinnyi wo gufata icyemezo cyo guhagarika umupira ubundi, kuko iki cyemezo kimeze nko guhagarika umupira. Ni ukuvuga ngo ni uguhagarika umupira, ufite kontra n'ikipe, uvuze ko utazagaruka kandi ikipe nayo ntishaka kukugurisha. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Newcastle ishobora gutekereza ikavuga iti umusore yabaye ibamba byanze, kadufata umwanzuro icyo ashaka tumureke kuri miliyoni zigera mu ijana, umukinnyi wa miliyoni 100. Buriya amagambo ya Perez nyahunda kuyagarukaho yarankanze cyane. Hari igihe nyatekerezaho Perez nkagaruka akamubabarira, arimo asubiza Paris Saint-Germain bayibwira ati nabazaniye miliyoni 200 ku muntu. Murazanga. N'ubwa mbere ibyo bintu nari mbibonye nk'umusaza, ibyo bintu nabyo nari nzi ko bibaho. Imyaka maze. Ku myaka maze ukumundeba, imvi zabaye uruyenzi, umusatsi umwe warahungutse, amenyo atangiye kujegera, ubu hari inyama Perez atarya. Mbura nk'ibidari bira. Urumva? Kubera iki? Abati ibintu n'ubwa mbere mbibonye. Ukiri umupira w'amaguru. Ngwe miliyoni 200 uzange. Gute se? Ufite ayama Perez byageze aho nawe akiga undi mutwe wo kujya avuga atoke ngiye nta kibazo. Bura nta kipe Perez abashaka guhemukira nubwo tugeraho twamutera amabuye. Ako nta kipe abashaka guhemukira. Abayabanje kuzihama. Abayabanje akavuga ati yewe ni miliyoni 70 ndazibaha, murazifata ntimuzifata. Akavuga ati oya. Akagaruka ati Kylian Mbappe ndamukeneye, murafata amafaranga bikaza mu politike bikaza miki muhungu bakamukanga akavuga ati oya ndaguma hano. Sindi umufana w'umukinnyi ushaka kwivumbura ku ikipe kuva nitwaye, kuko ekipe ni ikintu gikomeye cyane. Ubayewe uwuriwe ubigizwe na Newcastle. Yego n'andi makipe wanyuzemo ari kugezaho kugurwa miliyoni 100 z'amapaundi kubera Newcastle. Mbere na mbere ugomba icyubahira ikipe, ko ntabwo ushobora kuruta institution, ushobora kuruta ikipe nka Newcastle. Sindi umufana w'umukinnyi wivumbura muri ubu buryo. Ariko icyo avugaga amategeko nayo hakeneyemo imivugururire. Muri akarakantu ko muri La Liga karafasha cyane, kuko usanga abakinnyi benshi bafite ama release clause bose ahubwo ni itegeko. Cyangwa se ugasanga La Liga itegeka ko umukinnyi wese ukina muri La Liga kuva muri Real Madrid kugera muri Getafe na Granada n'ahandi agomba kuba afite igiciro mwumvikanye kivuga ngo iyi kipe niza tutitaye ngo ni runaka ku giciro kingana gutya, nanjye mfite ubushake bwo kugenda, mugomba kundekura nkagira gute nkagenda. Ariko hari Ubwongereza sizi impamvu batagashyiramo nabo, kuko kano kantu karakubitishije amakipe menshi. Gakubitishije amakipe menshi. Gusa muri rusange urebye ubona ko ntago ari byiza kuri Alexander Isaac, kuko uruhande rwa Newcastle nta kintu nduvebo. Ni uburenganzira bwabo kugumana umukinnyi bafitiye amasezerano y'imyaka 3, ni uburenganzira bwabo kwanga amafaranga, ni uburenganzira bwabo kumva ko bakeneye umwataka wo kubafasha Premier League no kubafasha iki no kubafasha Champions League. Ariko kenshi uru rugamba rujya rurangira ikipe rutsinzwe. Hazamo ibyo bajya bavuga ngo gutunga umukinnyi ngo utayishimye ngo utagushaka, ibyo nabyo nyine bikazamo, haboneka iyo ofa nziza bikavuga iti reka tumureke. N'ubundi wa mugani wa Steve Parish chairman wa Crystal Palace, abakinnyi baraza kandi bakagenda. Hari amakuru avuga ko 2 weeks before the end of the last season Isaac yabwiye umutoza ati jewe utegure gahunda zawe, umwaka utaha ntabwo nzaba ndi hano. Niba ari ikintu cya mbere babajene bazi no muri iyi nkuru ni communication. No muri iyi nkuru ari mu bintu ngahubwo byatumye uyu muntu witwa nyine Darren Hayes ngo bimurakaza kuba ngo Alexander Isaac yaragiye abivuze mu ijambo rimwe. Alexander Isaac yagiye atagateganya kuzagaruka muri Newcastle. Reka nkubwira akantu kamwe, aba bakinnyi uko nyine naje gusanga umupira wose ari umwe,
kuva i Nyarugenge kugera n'ifiridi kugera St James Park umupira mu n'uwo nzovu aba noneho hari ikindi kintu bateyeho imbere nta kintu kijya kibatungura barategura uri kubyumva formation bazitanga mbere buriya uzi ko akajambo gato konyine gusa Isaac ashobora kuvugana n'umutoza wa Liverpool match irangiye yabahuje cyangwa se wenda na kapiteni wa Liverpool umutoza yatumye gashobora gutuma Isaac ategura gahunda ze akanabimenyesha umutoza hakiri kare kamubwira ati ariko ngewe sizaba mpari kubera ko Slot yamubwiye ati ndakubara mu mibare yanjye umwaka utangiye we ndifuza ko tuba nta nubwo bikeneye ibiganiro byinshi cyane ko n'abantu bazi kubahana n'abantu babazi kubahana nakanashaka no kumwongorera ku kibuga tumuzi se abakinnyi usanga yatsimbaraye kubera akantu yavuganye n'umuntu ku ruhande gusa oya Paulinho ajoininga Barcelona yari match ya gishuti yahuje Barcelona yarahuje Argentina na Brazil isidine Lionel Messi kubera ko Lionel Messi araza aramubwira ngo ndagushaka muri Barca kubera ko bari abantu kenshi usanga icyo ubwiye umuntu ni ukuri ni abantu bafite ukuntu bavugisha ukuri ntago ashobora kuza kuryarya ngakubwira ibintu akuryarya cyangwa ngo akubeshye bibaho wenda ariko si kenshi ijambo kubeshya ntago kubeshya n'ubwiwe ikintu agifata nk'ukuri niba wikinira niba akubwiye ngo nibyo niba akubwiye ngo sibyo ugasanga icyo kintu bagishyize imbere cyane Newcastle agize ubushake bwo kugerageza ngo irebe ko isa nk'iyakwitegura ko Isaac yagenda abakinnyi barayibenze ibyayibayeho mwarabibonye kandi mu makipe yayikoroze harimo ikipe ishaka uyu mukino Liverpool kuko mbere yuko umusore twa Ugo Ekitike Liverpool imugura Newcastle niyo yabanje ndabeshya dewe Mariana Bidi umukinnyi arayanga noneho bituma Liverpool nayo ivuga itoke noneho natwe nimwemere mufungura ibiganiro kuri Isaac Newcastle irabana ibanye Liverpool yabwiye itoke nta kintu twe tukora ibintu byihuta turagura undi turajya kugura Ekitike ubuse B Liverpool itwara miliyoni 90 ijya kugura nde mwegera ubuse yanyu twebwe ari B Ekitike kuko twebwe yacu iri 1 Newcastle yabaze kurekura kora mu Wilson yaragiye yakoze niba arakajone yararisha nawe ati mwakoze kosa irangije irazinduka nk'iyagatera ijya mwa Leipzig iyatwaye atavunje irababwiye utusigaye ni Sesko mu note za 5 twe turabona uwo yitwa Isaac mu bino bibare ntibizahura uwo niwe dushaka ntaza bibiri zari zirimo ni note nini gusa ni imfura bikubise mwa Leipzig ngicyo Benjamin Sesko yababwiye ati muri ikipe nziza pe mufite n'amafaranga mugende muvugane n'ikipe mugende mukora ibyo mukora ariko jewe sinzaza indi kipe yo hakurya nayo ndumva nyishaka inamugura make kurenza Newcastle yari yazanye kwa kundi byago bigura abagabo bishatse kuvuga iki rero nagerageje na bawo Pedro mbere nta muntu itagerageje Newcastle kurusha kugura bishatse kuvuga iki rero bishatse kuvuga ko ku ruhande rw'ikipe ya Newcastle ishaka kureba ikavuga iti uracyadufitiye amasezerano y'imyaka 3 dukinira uyu mwaka twitegure kubona umusimbura kuko tugiye gukotana mu rugamba rukomeye dufite Champions League dufite Premier League bikanga ariko umugabo witwa Alexander Isaac nakunze mu imyitwarire y'umu agent we ntabwo yigeze amushyigikira ntabwo yigeze amushyigikira we yaranamubwiraga ati reka ibyo turwana nabyo byose tujye mu myitozo icyo kintu nanjye niyo mpamvu navugaga nti tujye mu myitozo tujye mu myitozo ibyo uburana ibyo dushaka gukora tube duhari Isaac aramubwira ati jyewe uyureba gutya nitwa njye sinshaka gusubirayo igihe cyo kugaruka yagarutse asanga umutoza nawe yaramaze gufata izindi mezira aho ataho wari umaze iminsi sinari mbizi niba witoza ugenda ntiwambwiye ntabwo twabigiyeho inama bugiye apari bugiye ku ruhande ubwo ni nako n'imijinya y'abantu ikomeza kugenda izamuka n'ayo magambo basharinga hagati yabo n'ayo magambo bagenda kuko biragaragara yuko nta biganiro bya kivandimwe bigishobotse hagati ya Newcastle na Alexander Isaac ariko ku rundi ruhande Isaac nawe muri kariyeri ye mu by'ukuri marareba akabona bataka bari kuva muri Portugal bari kuva hehe kuba nawe yava muri Newcastle ajya muri Liverpool ni amahirwe ashoboka umuntu ashobora gufata ni amahirwe Newcastle kuko nawe kukomeza kumwimara yaba ku mukinnyi
nta mahirwe atakwiriye kuba yafata uko abonye n'ikipe champion atwara igikombe cya shampiyona kumuzana ya mahirwe yo kukisubiza atwaranye na Carabao Newcastle batwaranye Carabao Cup mu by'ukuri kuri Newcastle nayo yari amahirwe kuba yagurisha umukinnyi wa miliyoni 120 zirenga sibyo ariko ku rundi ruhande urebye imbaraga sezo imusabye kuri bya bindi baganiriye by'uko ni nazamura urwego ekipe izumva ubusabe bwa nima ekipe ari imbere ko ibintu bye byatangiye kuvugwa nko mu shampiyona igitangira bavuga ko umwaka utaha ama ekipe manini azagerageza